Kidutangira no bakwereka umukobwa yari kurya indimu ahita yijugunya muri ubwo buryo. Abonye umusore hano ari gufata isanduku akayirambika hano mu mwobo, kumbe imbere yiwe haba hari ikamyo nini cyane. Umukobwa hano ahita yitsimba ngo arebe se umusore agiye gukora iki. Hano rwose ndavuga ati mama yiwe, ati buriya uriya musore ntabwo agiye gushyingura uriya muntu ari muzima ko numva ari gutaka cyane. Umusore disi hano umugabo araza agahita afata vura y'imodoka agashyiramo konake, agahita atangira gukora otorovizeri ngo abashe kugira gute kumena ibyatsi, kumena ibintu by'ibicanga rwose biba biri mu modoka. Aratangira akazamura noneho kabine rwose, aratangira akazamura aho bahekera haba harimo ibicanga byinshi cyane. Wa mukobwa akibibona ko ari umuntu agiye gushyingura disi ari muzima, araza hano hari umugozi aba afite, araza yirukanka agahita awucomekamo hano ahantu rwose ubona ko bafata ku isanduku, agahita akurura ya sanduku. Noneho ngo wa mujama naza kumena umucanga asanga isanduku idahari, rwose abasha kurokora ubuzima bw'uriya mudamu. Ese uriya mudamu aramuhora ikinyagasani kuri cyo narebe. Disi umugabo amara kumusukaho imicanga agaseka we nkaho ntacyo bimubwiye, nkaho ubuzima bw'umuntu ntacyo na kimwe buvuze. Nyagasani abantu nk'aba baba bakiri mu isi, mana wazabarimbuye. Hadisi umukobwa araza isanduku akayijyana neza akabasha kuba yayitsimba. Uno musore naza kuva mu modoka aje kucekinga ataza kubona icyari kirinda kuba. Hano umukobwa disi ubona ko n'uturaga twe adukenya, araza agasunika isanduku hano, niko rwose aba ari kumanura icyo bita igihekero yari atwayemo imicanga yo gushyingura rwose umugore we yishakiye amukunze. Filimi yacu iri kujya imbere kuri cyo narebe. Hano rwose umukobwa araza akitsimba kuri ya sanduku. Hano umugabo araza aho amaze kumena cya gitaka ati sha ndakwemeje noneho uzongere uzuke unyumvire umugabo nawe. Umugabo yashatse umugore amukunze, ese ni gute ari kumukora ibintu nk'ibi ngibi? Bagabo namwe mwumvirweho, nimwe babwira ino filimi rwose nimwe ibiri kwigisha. Niba urashatse umugore umukunze, gerageza wimuhanurwa ku byo ugeraho kumushyingura ari muzima nta soni. Hano disi umugabo amara gukora ibyo akora agongera agahita yurira imodoka agahita yigendera muri ubwo buryo. Ati sha noneho azongere agaruke dore ko yambangamiraga. Muri kwa kumara kugenda kw'imodoka, wa mukobwa ahita afungura ya sanduku ngo arebe umuntu wari urimo ataka ninde. Asanga umuntu urimo ataka ari umugore rwose, ubona ko ari umugore wari ugiye no gushyingirana n'umugabo wiwe. Hano rwose ahita amufungurira, umugore ahita avamo arisimira cyane rwose ati mana we, ubona ko nyine byakomeye yanegekaye cyangwa se yababaye cyane. Aho yari naza amutwara yagendaga amucundacunda. Hano amukura mu isanduku akaza hano gake purapura kurikira unarebe. Araza hano rwose ubona ko umukobwa yananiwe rwose, yari yihaze avuga ati rwose ndapfuye birarangiye. Barakwereka umugabo abasohotse mu modoka ariko ahita yigarukamo akaza kureba ukuntu ameze mu kirori. Kurikira unarebe sasa, araza mu kirori akireba agasanga rwose nyine akavuga amagambo. Hano rwose ahita yitsamura ati ariko siko numva rwose hano hantu hashyushye byagenze bite? Ahita akuramo ishati ati noneho reka nze nkwereke. Amara gufungura ipesu by'ishati agahita azamuramo telefoni. Kurikira unareba agafilimi. Mu kuzamuramo telefoni ahita yishimagura mu mutwe. Banza amaze gukora ibintu ubu nuko aba ari kubimukoresha, akandagura imibare agahita ahamagara ngo ahamagare ababyeyi buriya mukobwa. Buriya mudamu rwose abimumenyeshe, baramwita bati alo bimeze bite? Ati umukobwa wonyine namubuze, ubu nabuze irengero rwose ndi kumuhigisha. Rwose ukabona ko bimubabaje cyane, ukabona ko yabuze uriya mudamu bimubabaje cyane rwose. Ari kubwira ababyeyi biwe ati rwose mumbabare nawe mushakashakishe, navuye ku kazi nyine nijoro nsanga nawe uhari sinzi ukuntu byagenze. Ati sa rwose mukomeze mushakashakishe. Agahita kupa, amara kupa hano agahita aseka cyane ati mbega ati ninjye mwishinguriye nyine bari buze guhiga bagaheba. Ati mbega umugabo nyagasani. Ati rwose nyine ati hubwo reka noneho shyiremo futezi nihute rwose mure na wa mukobwa ntasanga yanagiye. Kurikira agafilimi. Barakwereka disi wa mukobwa bagiye kwica ntago agipfuye, ahuye na mugenzi we disi aramutabara. Hano umukobwa abamutabaye disi baraza hano bakiruhutsa. Atawi
ati Mana rwose urakoze, ukwiye gushimwa. Ati rwose ubundi mata reka nkubaze, uriya mugabo mwapfuye ibiki ku byo arinda kujya kugushyingura uri muzima? Ati rwose njye ndashaka kumbwira kandi ntugire ku kantu na gato umisha rwose. Mbega umugabo uzi ko uriya mugabo ari sekibi, ni shatani rwose, andi umubonye rwose mu muhanda wabona ari umugabo mwiza. Hano rwose aramubwira ati nanjye nari niviriye hirya ngiyo rwose, nari ndimo ndashaka rwose imbuto zo kwirira muri ino shyamba, kuko rwose nabonye hakunda kubamo hari uducunga twiza. Ati none twahuye n'umugabo uzi ko yari ariseriye, yamusohokanye isanduku ari gukurubana, ndavuga ati wasanga harimo umuntu. Hano rwose umugore atangira kumugira mu mizi, akamubwira ati rero umva madamu, njye reka nkubwize ukuri kose n'ubundi urantabaye. Umugabo wanjye yashatse, namushatse mbona rwose tuzabana, twashakanye dukundana, ariko umugabo wanjye banze atarankundaga ahubwo yarambeshyaga. Ati umugabo wanjye uko byagiye bitinda rwose naje kubura urubyaro nyine, umugabo aza kunyikoma atangira kugenda anyanga. Kurikira agafilimu nareba. Hano rwose umugore atangira kumubwira ibyamubayeho mu myaka ishize cyangwa se mu mezi atambutse, kugira ngo rwose uriya mugabo bahore bazira mu ruserero. Hano rwose umukobwa yatangiye kumubwira ati ibyanyu ndi kumva biri birebire, ndi kumva rwose uwabivuga yabirondora. Hano umukobwa aramubwira ati ati ahubwo reka ngende, ati ntari rwose uraza kurindura, ati ndakwinginze rwose garuka, uramutse ugiye rwose yaza agahita ndoha muri uriya mugezi, yaza agahita anyica sinamukira. Hano umukobwa arakomeza agasaba imbabazi, ati nyumva kuko nefiteho kubwira uriya mugabo sinamubwira ikintu na kimwe ngo acyumve, yumva ko nakuringira. Ese ubundi njya nibaza Imana yatumye njya kuri uriya mugabo iyo nigumira mu rugo. Hano barakwereka rwose abari kubiganiriza umukobwa, akamubwira ati buri munsi aragukubita. Ati wa mugore we inama nakugira ni iyi ngiyi, wowe ugiye gushaka ubutabera bubasha kubijyamo, we ntukomeze kumutinya akubwira rwose ngo ubutabera ntiyabujyamo. Hano rwose umukobwa aramuseka cyane, ati ahubwo reka nigendere. Ati mukobwa ndakwinginze, niwe rwose mama, ukabaho nawe papa, gwino rwose tubane basi mbone kuba nagira amahoro. Ati rwose ndagushimiye, ati wakoze. Ati rero nanjye mfite urugo kandi mfite aho kuba, ariko ngwino tujyane byibura aho ngaho tuba ariho tuba tumuke. Noneho muri kwa kuza baraza bagahita bajya iwabo wa mugore bari bagiye kwica. Hadisi umukobwa arahagera bikamutungura cyane, akavuga ati wawo, mbega ahantu heza. Burya no mu ngo z'abakire se bajya barwana bakageza ku rwego kuba umwe yakica undi. Hano umukobwa we disi umaze gukiza umukobwa biramucanga, akaza akibaza cyane, ati mbega ibintu bintunguye, sinanizi ko bino bintu bibaho, ni ukuri kw'Imana. Ati ndatunguye cyane. Hano barakwereka umukobwa aza yarangariye inzu, nibwo bwa mbere ababonye inzu imeze gutya, nibwo bwa mbere rwose ababonye ahantu hameze gutya. Kumbi umukore hano rwose umugore ni umukire cyane, ni umukire rwose ku rundi rwego, ataha mu mazu ya etaje, ataha ahantu heza. Hano rwose aramubwira ati banguka rwose, hari ahantu nkunda gushyira amafaranga. Hano baraza bakegura amatora, bagasanga ahantu agapu kuzuye amafaranga, icyo bita ipindari, amafaranga atari agafaranga. Hano baraza bagasanga amafaranga rwose. Hano wa mukobwa kubera ko ari ubwa mbere aba yabonye, aricara rwose agatangira akayazamura, ati mbega. Ati rwose Mana, kuki ufata ibintu nk'ibi ngibi ukabiha abantu batagira amahoro nk'aba ngaba? Ati uzi kubimpaye njye nahita mbaho mu buzima bwiza gusa. Hano rwose kandi buriya abakene nabo nyine buriya nubwo baba bakize ariko baba babayeho nabi, cyangwa se babayeho mu buzima bwo kwifuza ubundi buzima bwiza. Hano barakwereka baza birukanka bagira hano bagahora rwose na wa mugabo yinjiranye n'isoreke, yashoke barimo baravugana kuri telefone rwose, baza hano akamwigamiga ku rukuta bagatangira rwose bagasomana. Hano muri ko gusomana disi umukobwa ahita amubona wa mugore wa mbere, ati oh my god, Mana yanjye, uriya mugabo ni kuri yateye, yarahindutse. Disi umukobwa hano kwihanganira munanira, agatangira rwose agatamarira, ati Mana nyagasani, ibi ni ibiki ndi kubona imbere yanjye? Ati uzi uko birutwa niyo nari kuza gupfa, nyagasani kurikira unarebe. Hano rwose umukobwa biramutungura, ati
ati ndakwinginze ntuvuge, ceceka, ese tubikoreho gute? Ati tugende ahubwo bataza kuza badusanga hano. Muri kwa kujya kugenda disi barakwereka wa mugabo na wa mukobwa bahita baza muri ubwo buryo, bakaza baca hamwe ba bakobwa bamaze kunyura hamwe bari bahagaze neza. Wa mukobwa disi aragenda agahita ahindura imyenda, agahita yambara agakanzu, akuramo ya kanzu rwose ubona ko yari y'ikirori, yamara kuyikuramo akaza agakurura rwose uno mukobwa aba yarangaye. Disi umukobwa agira ngo si nawe, akamubwira ati njye ndinze umuntu urimo mo imbere. Ati oya, ati umuntu urinze urimo mo imbere ni njyewe, ni njye twari turi kumwe. Ati ati wawu, ati kumbi ni wowe. Ati ati komera cyane. Ati agahita amuzengurutsa bagahita babyina akazuke. Ati mbega umudamu mwiza. Ati rwose uzi ko umuntu atakumenya neza, ni nakuyobe numvaga nabonaga ntazi pe, ntabwo nakubeshya nabonaga ntakumenya. Ati rwose nyine nuko tuba tubayeho, nubwo rimwe twishima ubundi ukamuna twababaye, ariko njye nta kintu kijya kimbabaza uba mu rugo rwiza gusa kuko amafaranga wenda yafite. Umva nkubwira akantu, ushobora kuba ufite bino bintu byose ariko nta munezero, ariko ubu turi kumwe ndi kumva nishimye. Ati mbega umugore, uzi ko uri umugore w'igishongore, umugore mwiza rwose, umuntu si uriya mugabo wawe, ahubwo njya nibaza buriya yararebye. Ati umugabo wanjye ajya kunshaka, nanjye wasanga yarabonaga ndi mwiza ariko akaza kumpaga. Mu rugo twari dufite amafaranga tunishoboye, ariko buriya naje gusanga nta kintu na kimwe kiruta amahoro. Ati ubwo nguno twigendere, bahita zo gusa akamufata bagahita bagenda. Kumbi barakwereka hano hari umudamu uza kubasinyisha, sinzi icyo baje gushinya hano mu nzu. Kurikira agafilmu, kurikira unarebe hano rwose. Wa mugabo aba yarazanye undi mugore mu buryo butemewe ariko n'amategeko, baza rwose kugira gute kwishyuza amafaranga y'inzu, ariko aba ari inyandiko nyine baza kugirana n'uno mugabo rwose, kuko basanzwe bakorana nk'ibisanzwe, baba basanzwe nyine baziranye banakorana mu nzu imwe. Hano araza kumubwira ati rero ibintu sinye nibyo wemeye, ati rwose bizakurikizwa kandi amategeko n'amabwiriza nyine umva bizagenderwaho. Ati ukite nta kibazo, ntacyo bitwaye, wowe genda wandike, niba bizakunda nyine bizakunda. Ati nabyumvise. Ati sibyo mada. Ati rwose nibyo cyane. Umugore wa kabiri rwose aba amaze kumenyera, amaze kwiyakira nyine, amaze kugafatamo. Kurikira akantu ku kandi. Hano barakwereka wa mugore araza akabaza umugabo, ati se uno mugore umeze bite ko nazi ko ari ubwa mbere ndikumva ndi kumushidikanyaho, ntabwo najyaga mubona hano, ni ukuri ntabwo najyaga mubona, nyumva neza mugabo mwiza. Handi se umugabo atangiye akaza akamubwira ati wowe tuza humura. Umugabo hano rwose bikamucanga, ati umugore mwiza tutuza, ati we tuza nta kibazo, nta kintu na kimwe biri buze kugutwara. Hano rwose umugore atega amatwi umugabo akamwumva gake gake, purapura gucece mu gace. Hano aramubwira ati humura rwose ndi kukumva umugore mwiza, nyumva neza, ibi bintu byose mfite hano ni ibyawe, nakugaburira buri kimwe cyose, ntacyo uzamburana, nta kintu uzamburana, nta kimwe uzamburana. Umva amagambo y'umusore aba ari kubwira umukobwa hano. Umugore wa kabiri, uwa mbere yaramwirukanye yaramwishe, ubazi ko yapfuye atakibaho, ariko nyumvira n'uwa kabiri ari kumubwira neza cyane nkaho nta cyabaye. Hano rwose hari umuntu ukomanga hanze, ninde rero sasa ukomanga? Umugore amubwira ati reka njye kumureba. Umugabo agahita abwira umugore ati hoya reka mbanze nigire kumureba hano kuko ni iwanjye. Ukomanga ninde rero sasa? Ukomanga n'umupolisi wabigize umwuga. Hano araza akamusuhuza, ati bimeze gute? Ati hano se niho utuye? Ati rwose niho ntuye. Ati rwose ati ko nabashakaga se? Ati ntacyo bitwaye, ati injira, nta kintu na kimwe bitwaye, tube twavugana n'ubwo harimo n'abandi. Ati ntacyo byari bitwaye, ariko ubwo ari mwebwe nta wasi turi buze kuba twaganira. Ati bari abantu twari turi kumwe rero ni umugore wanjye, yari ari kumwe rwose n'undi muntu bakorana mu kazi bari kuganira. Hano rwose umugabo yinjirana na polisi, gusa polisi imuzi inyuma. Hano wa mugore bari kuganira bakorana akazi, baba bari kwandika rwose dosiye, bari guhimbahimba ukuntu uno mugore bakora batera igikumwe, bataye wa mugore wa kangahe wa mbere bakamuta mu bigori. Kuri kiri unarebe hano umupolisi aramuza kumubwira ati rero ibyo bintu muri gukora ntabwo byemewe.
namye numva ibintu muri kuvuga nubwo mutari mwanyumvise, ariko namye numva imigambi mufite ntabwo byemewe. Aramubwira ati hari umugore wawe, wa mugore wawe wa mbere yaje tubwira rwose ko afite ikibazo gikomeye. Hari umuntu rwose waje tubwira ko ari we muhemukiye, umugira uko ameze, reka muzane urebe. Hano rwose uwo muntu ninde rero? Sasa umva umugore wa kabiri atangiye kumubaza ati ndakubaza ibyo bintu ni ibiki ndi kumva wa mugabo utabari we? Umugabo agatangira akagira ubwoba ati nyine ti agatangira akavuga gusa nyine akavuga amagambo atamuva mu kanwa. Abo bose bakwa mu gacuho ati uriya mupolisi. Hano rero wa mupolisi yinjiza umuntu mu kagare, gusa umuntu aba yamwambitse ishashi y'umukara ku byo atanagaragara, utapfa no kumubona kuri kirunarebe. Sasa mbega umugabo disi abayeho neza, azi ko umugore wa mbere yamwishe. Hano rwose araseka amubwira ati n'uyu nguyu rero namuzanye, ati uno mudamu waramuhohoteye byasana, ati ndakwingiza rwose nta mugore njye ngira, uwo nguwo simuzi. Ati rwose bwana mupolisi, bwana muyobozi mbabarira, bwana rwose muyobozi ndakwinginze mbabarira, uwo muntu ntabwo nabasha kuba nyine. Mwumva atangira kumugira mu misanga amubwira ati rwose uwo muntu rwose igihe ntabwo muzi, ufite umugore umwe wenyine ari we kumbi. Hano muri kujya disi kumukuraho arakivuga asanga disi ni wa mugore wa mbere. Ati mva mbere ntunkoreho, ati wari uzi ko nazabaho unyishe, ariko ndacyariho kandi ndacyariho ndanahumeka, meze na neza, nta nubwo mfite ubumuga, ntabwo mfite ubumuga, meze neza. Ati rwose ndakwinginze, ati nsohokera mu nzu. Ati rwose uwo muntu se ntabwo ndi kubyumva, uwo muntu ndi kumva mwibagiwe. Ahangaha rwose umukobwa arebana na Fande bagasekamo. Ati wa mugabo we, wagira kwigira nyoni nyinshi, uyu ni umugore wawe wa mbere, wa wundi wari ugiye kwica disi azira ubusa w'inzirakarengane. Aba baraseka rwose ati rwose ati aho reka amaguruke neza tuvugane nyine mpagaze, mbasha kukubwira, mbasha kugusomera. nanjye nakambara nkaberwa, namera nk'abandi. Hano disi barakwereka umugabo agwa mu gaco agatangira kugira ubwoba, akareba wa mugore wa kabiri kurikira akantu ku kandi, akamubwira ati mwari muzi ko mugiye kuba mu ndendezo mu nzu yanjye, rero ntabyo mubonye, reka wapi. Hano umugore abura uko afata, akabura uko yifata, wa mugore wa kabiri bikamucanga rwose. Hano umugore agatumiza kubasomera, akamubwira ati wa mugabo we, nagushatse ngukunze, ariko inshuti yanjye, umuvandimwe wanjye niwe watumye mbaho, kuko niwe wandokoye. Burya wanzanaga mu isanduku ugiye kundoha, ugiye kunyica, uno muvandimwe niwe yandokoye. Rwose ndamushimira cyane, wowe rwose ibintu wankoreye ntabwo bibaho. Hano rwose umukobwa araza akamubwira ati sha, ati uretse ati nzakwitura buriya ntabyo uzi. Hano umukobwa arakomeza akamubwira amagambo akakaye, akamubwira ibintu byose yamukoreye, akamubwira buri kamwe kose yakoze katamushimishije. Mbega ubuzima. Aramurondorera akamubwira ati ibi n'ibi ntabwo rwose byanshimishije, kurikira unarebe. Hano umugabo akamubwira ati wowe rero umva nkubwire wa mugore we, ati wowe byose wabiteraga, warazaga nyine ukanyika uruhande rwawe rwiza, kandi kumbi utari mwiza, utameze neza. Hano umukobwa ati okay, ntabwo umeze neza, nyine abonye abameze neza. Ati naribi nawe ugiye kubivuga ufunzwe uri muri gereza, kuko ibintu byose wakoze wari uzi ko nawe ukubona, ariko buriya barakubonaga cyane, waribeshyaga, wari uzi ko nzapfa ariko ntabyo wabonye. Hano ndose umugabo arakebuka hano ati wa mugore we warangambaniye, ati utabeshye ko nta muntu uzi koko byagenze gute. Barakwereka Fande umupolisi w'umugabo noneho aturuka mu muryango uyagahengeza, ati noneho akinga karashobotse, turapfuye, umva ko twigenje, turapfuye. Hano rwose Afande araza wa mugore akamubwira ati Afande, ati dore n'uriya byose wabikoraga rwose, ati ndabinginze nyine nimumbabarire, ati rwose ndabinginze bwa nyuma basi nzamutunga. Hano rwose Afande nta mikino rwose, aba ari polisi
araza hano wa mukobwa agahita yigeza wa mugabo ati wisiga urabona unsize nasigirana nande, ati rwose uragira ngo bamfunge hano rwose, akavuga ati ndabashakana n'uwo mudamu wawe, uwo rwose washatse watumye ushaka kwica undi mugenzi wiwe, ati uwo nguwo niwe ndi gushaka, ati afande, ati jeni no mugabo yanshutse batangiye guhindukana, ati umwe yashutse undi yashutse undi, kurikira unarebe sasa. Hano afande ahita abwirwa ati we mufate, ati rwose umujishe, bahita batangira kugita gute bamwambika amapingu sasa rero bayambikana n'umugore wa kabiri baba barakuranye bwabuyemo bwose, bagahita babajyana. Agafilimi kacu ni nuko kari kugenda kagera imusozo. Caho mbabwira cyane ko mbakunda rwose, mukomeze gukurikira filimi zanjye mukora subscribe, iyo buto rwose iri imbere yawe ikoreho umera like kandi unansharinge, kandi burya ko urucira mukaso ugatwara yuko umugabo byarangiye ashatse kwica umugore we, none birangiye ahubwo umugabo wifungiwemo, ese yaza kubireka? Mana nyagasani, nawe niba ufite umugore buriya ntago ari umuntu mubi, ni umuntu mwiza rwose, gerageza mwubahane. Agafilimi ko ndabona ari nuko kagenze, ndabakunda, caho Imana ibandindire.